aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Star TV mubwira ngo komeza kugira ibihe byiza kabisa. Ngiye uguhaye ikaze hano kuri Star TV. Amazina yanjye banyita Simba Only nk'ibisanzwe. Abambanje kukugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba arimo aragenda avugwa kuri iyi mihanda kabisa gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo rero niba utameze neza ni ukwihangana cyane ko kuri isi ntabwo tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi iyo umeze neza hari bamwe baba bameze nabi, so nakubwira ngo rero uyu munsi niba bitameze neza ni ukwihangana cyane ko bishoboka ko ejo nawe bishobora kuba byamera fresh sana cyane kabisa. Nguhaye ikaze rero hano kuri Star TV, ubwira ngo niba aribwo bwa mbere ukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera izindi nkuru zacu zigezweho cyangwa se andi makuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. So nyemera rero nongere nguhereze ikaze aho ngiye kukugezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Nabonye muri Rayon Sport byakomeye, inkuru nziza Jean Paul umuvugizi wa Rayon Sport byakomeye. Nahoze mbona uwo bita Zaba ndetse no bita Priya ibyabo nabo nkabanje kubikubwira, nkabanje kukugezaho ibyari n'isano, nje kukugezaho inkuru nyinshi. Murabizi yuko nkuzanira abahanzi babiri, tukaba twifuza yuko abo bahanzi babiri bagirana collabo. Tureba abahanzi babiri bagezweho hano muri iki gihugu cyacu, tukaba twabahuza tukaraba ko bakora tugahuza, no kubwira abo bahanzi babiri ukambwira niba iyo collabo yabo ishobora kuba yamera fresh sana cyane. Ndetse ndaza kuba nkwereka n'ifoto naguteguriye y'uno munsi, ndetse ndaza kuba nkwereka n'umuhanzi naguhitiyemo before and after. Ese kera yari ameze ute, ese uyu munsi ameze ute? So rero nyemerera nguhereze ikaze kuri Star TV. Izere ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane kabisa. Twirukanka rero dukubita tubangura, ndahera ku nkuru y'uwo bita Zaba Miss Dikoro ndetse n'uwo bita Linda Priya. Ngira ngo abanga murabazi cyane kabisa, bakanyujijeho ku mbuga nkoranyambaga. Aba bakanyujijeho ku mbuga nkoranyambaga. So amakuru rero nkuzane kuri abangaba kuri ubu ngubu, nago aba babiri nago bakibarizwa mu rukundo. Ushaka ibaza ngo ese ni ihe mpamvu yabiteye? Umugabo rero bita Zaba Miss Dikoro atangaza yuko kugira ngo atandukanye n'uyu Linda Priya ari we wabigizemo uruhare. Uyu mugabo bita Zaba Miss Dikoro aravuga ati rwose kuba naratandukanye n'uwo bita Linda Priya ni njye wabigizemo uruhare, cyane yuko na famille zari zabyivanzemo. Uyu mugabo bita Zaba atangaza yuko aba bombi rwose ngo famille zabyivanzemo. Bivugwa yuko rero ngo famille ya Priya itishimiraga imyitwarire y'uyu mugabo bita Zaba Miss Dikoro. So wakibaza ngo ibi ngibi byaba, ushaka kwibaza ngo ese ibi ngibi biba bimeze gute? Ngira ngo murabizi iyi couple ya Zaba ndetse n'uwo bita Linda, murabizi ko ari couple yabicaga bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Uwo bita Zaba navuga yuko yicuza kuba yaratandukanye n'uno mukobwa, cyane yuko yari imwe muri couple zatumaga bacuruza ibinyamakuru bishobora kuba byabizera bikabahereza akazi mu buryo bwo kwamamaza cyangwa se mu buryo bwo gucuruza, cyane yuko aba bombi murabazi ko bacuruzaga ku mbuga nkoranyambaga. Murabazi ko bacuruzaga ku mbuga nkoranyambaga. So kuba rero batandukana navuga ngo ni ibintu bibi cyane, navuga ngo uwo bita Zaba avuga ati rwose kuba naratandukanye n'uno mukobwa ndabyicuza cyane, kuko navuga ngo hari umugati mwinshi byambushije kubera amakosa yanjye. So ikindi ninakundiye no mugabo aravuga ati kuba naratandukanye n'uno mukobwa rwose ni amakosa yanjye. So abangaba rero bo menyira ngo ntabwo bagikundana. Murabizi ko bagiye bakora trend nyinshi, bagiye bahurira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko bakoraga ikiganiro kuri The Choice Live. Aba bombi bakoraga ikiganiro kuri The Choice Live kinyura ku isi, ikiganiro cy'imyidagaduro. Ngira ngo murabizi bagiye bakinaga udukino twinshi, bakinaga ngira ngo ako nakubwira ni nka Depression. Urumva iyi akaba ari ama episode menshi bagendaga bakina agiye atandukanye. So bamwe rero bakaba banavuga ati uwo bita Zaba akakaba ari agatwiko kuko agiye gusohora album. Uyu mugabo yirutse gutangaza ko agiye gusohora album ya filime yakoze. Ibi bikaba bivugwa rero ko nanone ishobora kuba ari prank kugira ngo arebe yuko iyi album yakoze yacuruza. Gusa nanone aba bombi wanyirukira ku mbuga nkoranyambaga zabo ukaza kureba ugasanga nta foto n'imwe. Umuntu abizi ko bari bafite amafoto menshi ariho, gusa nujya kuri Instagram ya Zaba Miss Dikoro ku mbuga nkoranyambaga ze zose, wajya ku mbuga nkoranyambaga za Linda hose uraza gusangaho nta n'umwe ugifiteho ifoto ari kumwe n'undi. Post kujya ama account y'aba bombi uraza gusanga
nta foto n'imwe iriho. So ushaka kuba wibaza rero ngo bimeze gute. Rero nanjye akaba ariyo mpamvu mba nakuzaniye amwe mu makuru aba arimo aragenda avugwa kuri iyi mihanda. Nizera ko ukomeje ko nkurikirana fresh sana cyane kabisa. Mubwira ngo kora subscribe niba rero bwa mbere rukigera hano kuri iyi channel ya Starch TV kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye. Mubwire yuko twebwe tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo, politike, ahantu hose turahagera tukakubwira uko bimeze, amakuru abarimo aragenda avugwa cyane gatanu kuri gatanu. Tunyarukire rero kuri Aline Sano nkuko nabikubwiye. Uyu mukobwa rero nawe yatangaje ibintu bikomeye cyane. Uyu mukobwa yatangaje ngira ngo ni mu kiganiro aherutse kugirana no kwisibo mu kiganiro bita The Choice Live. Uyu mukobwa yatangaje burya yuko ngo yigeze kwifuza kuba yakerekeza muri Miss Rwanda. Ngira ngo namwe muri kugenda mumwibonera kuri ayo mafoto. Sinzi ubwo namubona ubwiza bwe cyangwa se uburanga bwe bushaka kuba bwamwemera kuba yajya muri Miss Rwanda. Gusa uyu mukobwa akomeza avuga yuko kimwe mu bintu byari kumutera kuba yakerekeza muri Miss Rwanda ari uko yifuzaga kuba yabona platform. Yifuzaga kuba yabona platform ishobora kuba yamufasha kugira ngo abe yacuruza umuziki cyangwa se abe yamurika impano ye yari afite yo kuririmba. So uyu mukobwa arakomeza anagira inama urubyiruko yuko burya ngo inkoni ihira igihe. Uyu mukobwa niko avuga ati inkoni ihira igihe. Ati nahoraga nifuza kujya muri Miss Rwanda kugira ngo ndebe ko nanjye natambutse impano yanjye, cyane yuko ngo burya buri mukobwa wajyaga muri Miss Rwanda murabizi ko bagera mu gihe cyo kwerekana impano zabo. So uyu mukobwa akaba yaravugaga ati ndamutse ngize imana nkabona iyi platform naririmba nkerekana ko mfite impano nkabona bamfasha. So uyu mukobwa rero avuga yuko burya ngo inkoni ihira igihe, kandi avuga yuko burya ngo iyo ugiye kurira ku rwego burya biba byiza iyo uhereye ku kanuze ka mbere. Ngira ngo abazi urwego murabizi ko ruba rufite amasiteri menshi agiye atandukanye, cyangwa se ugenda ukandagira ku gati kamwe uzamuka ku kandi. So uyu mukobwa yarakubwira ngo burya jya ukandagira ku gati kamwe wongere ukandagire ku kandi. Ibyo bizagufasha kugira ngo uzamuke hejuru neza kuruta kuba wakandagira ku gati kamwe ukahita usimbuka ka kabiri, ahubwo ukahita ugwa ku ka gatatu. So uyu mukobwa rero nibyo akubwira ati burya gukora cyane, iyo ukoze cyane bizakugezaho success. Nahoze mbona n'ikiganiro cyo bita Kenny Solo arimo asobanura kuri album ye, ngira ngo murabizi yasohoye bita Strong Than Before. Imanzi bita Kenny Solo naherutse gusohora indirimbo bita One More Time imaje kurebwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba yarayikoranye n'uwo bita Harmonize ukomoka mu gihugu cya Tanzania. So uyu mukobwa rero Kenny Solo nari nkubwiye, nahoze mbona avuga yuko ngo burya icyatumye burya asohora Strong Than Before iyi akaba ari indirimbo iri kuri iyi album. Arakubwira ati burya uzahasoringe, uzakore cyane, burya igihe nikigera Imana ikabona yuko ibyo wakoze ubifitiye igisubizo cyiza, cyangwa se Imana nayo itazatinda kuguhereza umwanzuro mwiza nuramuka ukoze ukigaragaza. So navuga ngo rero ni ibintu byiza. Ni ibintu byiza cyane biba bitangaje ko n'umuntu nka Aline Sano avuga ati nifuje kujya muri Miss Rwanda. So tunyarukiye mu makuru y'imikino nkuko nabikubwiye cyane. Ahangaha ni wawe w'imyidagaduro. Nakubwira ngo niba ari bwa rukigera kuri channel kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye, cyangwa se izindi nkuru zigezweho 5 kuri 5. So tunyarukiye rero mu makuru y'imyidagaduro. Nkurunziza Jean Paul ari umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero uyu mugabo yamaje kwerekeza mu gihugu cya Canada, akaba yibereye mu mujyi wa Ottawa. Amakuru mfite kandi yizewe 100% nuko uyu mugabo agiye kwibera mu gihugu cya Canada, akaba yasezeye no ku nshingano zo kuba ari umuvugizi wa Rayon Sport. So navuga ngo rero uyu mugabo akaba akomereje mu gihugu cya Canada, akaba agiye gukorerayo indi mirimo. Gusa uyu mugabo ntabwo yatangaje amakuru amwe mfite, cyangwa se biragoye kuba yagutangariza icyo agiye gukora muri Canada. Gusa uyu mugabo ntabwo akibarizwa mu Rwanda, kuri ubu ngubu yerekeje mu gihugu cya Canada aho agiye gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba atakira umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Uwo nta wundi bamwita Nkurunziza Jean Paul kabisa. Navuga ngo Rayon Sport irabihombye ikintu kinini cyane, cyangwa se irabihombye umuntu w'ingenzi kabisa. Navuga ngo Jean Paul Nkurunziza hari byinshi yafashije Rayon Sport, hari byinshi afasha abariyo kabisa. So navuga ngo rero kubimumisinze cyangwa se mutakaje, navuga ngo ni ukwibaza, ni ikibazo cyo kwibaza ese nindo zamusimbura mu ikipe ya Rayon Sport, cyane yuko iyi ari ikipe ya mbere ifite abafana benshi
mu Rwanda iyi kipe ya Rayon Sports ikaba inaherutse gutsinda APR FC mu gikombe cy'amahoro ibitego 3-0. Iyi kipe ya Rayon Sports ikaba yarese gukana n'igikombe cy'amahoro. So nkuko rero natangiye mbikubwira hejuru, mwereka hano umuhanzi umwe nakwereka n'undi, tukibaza tuti se iyi collab iramutse ibayeho byaba bimeze bite? So uyu munsi rero mu bahanzi naguhitemo bashaka kuba bakora collab, iyi ndirimbo ikaza kuba yakunzwe n'uwo bita Ken Soul. Collab yakora ese yaba ari kumwe nande? Collab yakora yaba ari kumwe n'uwo bita Butera Knowless. So iyi rero ni imwe muri collab navuga ngo natoranyije, aba ni bamwe mu bahanzi babiri nagutoranyirije nshobora kuba nakubwira ngo ese uwo bita Ken Soul aramutse akoranye indirimbo n'uwo bita Butera Knowless yaba ari indirimbo imeze gute? Ngira ngo nawe uraza kubitubwira muri comment cyangwa se unyandikire kuri nimero mba nashyize hasi. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara ukampereza igitekerezo cyawe. Nimero yanjye ni 0727 So ushobora no kubanyirukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, bose banyita Simba Only, ukampereza igitekerezo cyawe kabisa 5-5. So uwo bita rero Ken Soul ndetse n'uwo bita Butera Knowless, iyo ndirimbo niyo collab navuga ngo yaba ari hit cyane. Iyi ndirimbo rero yakorwa n'uwo bita Element, uwo bita director w'indirimbo akaza kuba Gadi, amashusho akeditingwa n'uwo bita Chris Ize. Iyo rero ni collab naguteganyirije se iyi collab ibonye yabimeze gute, iyi ndirimbo yabimeze gute yakozwe n'abo bantu ikagaragaramo uwo bita Butera Knowless ndetse n'uwo bita Ken Soul. Mubwira ngo rero komeza kuryoherwa kabisa n'amakuru tugenda tukugezaho hano kuri Stash TV. Nkubwira ngo tuba dufite vibes za danje, ufite imana idasanzwe anyandikira kuri nimero hasi mba nakubwiye. So ifoto y'umunsi rero naguteganyirije y'uno munsi, muramubona kabisa uwo mukobwa bamwita Uwamahoro Claudine, uherutse gushakana n'uwo bita Simoni. Uyu mugabo akaba yibera mu gihugu cya Canada. Nahoze mbona uwo bita Uwamahoro Claudine kabisa aherutse no kwimwa visa yo kwerekeza muri iki gihugu cyo hanze, aho yaragiye gusura uyu mugabo. So uyu mukobwa rero aherutse kwimwa visa, navuga ngo ni ibintu bibabaje cyane. Iyo ni ifoto rero y'umunsi naguteganyirije. Uwo mugabo mubonaho ngo bita Simoni w'umuzungu arusha uyu mukobwa imyaka afite amukuba kabiri. Uwo muzungu imyaka afite ayikubye kabiri uyu mukobwa bita Uwamahoro Claudine. Ngira ngo mwarambonye ko trending cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uwo muzungu rero bita Simoni akaba afite abana benshi bagiye batandukanye, gusa kimwe mu byo wamenye nuko uwo muzungu afite umwana ungana n'uwo mugore we Uwamahoro Claudine. So ifoto y'umunsi rero naguteganyirije cyangwa se picture of the day naguteganyirije aho bita Bruce Melody. Ngira ngo muri kumureba aho ngaho kabisa ku ifoto yibayita before and after. Ese Bruce Melody kera yari ameze gute? Ese uyu musore kuri ubu ngubu ameze gute? So ngira ngo ifoto wayibonye aho uri kugenda uyibona 5-5. So nakubwira ngo rero komeza kugira ibihe byiza, nkubwira ngo amakuru kuri Stash TV nakagaruka. Ciao.